Yesu ashimwe. Haleluya. Ko muhise mukonja kandi mwari mushyushye mu kanya. Duhe Imana icyubahiro. Turashima Imana itwemereye kuza muri iri teraniro. Amen. Hari hashize igihe kinini ntaterana kuva ku itariki 21 z'ukwezi kwa 12. Abantu bamwe barabizi nagize ibyago mpfusha mama wanjye umbyara kandi yaguye mu kindi gihugu, mu gihugu cya Kongo, ahantu hatari hari n'umutekano ku buryo najya kumushyingura hariya. Ubwo birumvikana ko ikiriyo nagikoreye hano ndagisoza. Nagisoje ariko by'agateganyo, wenda amahoro naboneka nzajyayo njye kubisoza neza. Hanyuma nshimiye Imana ko yabanye nanjye, nshimiye bene data tuyoborana icyumba bangezeho bakamfata mu mugongo, ndetse n'abayobozi bo kuwa mbere bagiye babana nanjye hafi. Imana ibampera umugisha, ndetse namwe mwese mwambaye hafi, Imana ibaha umugisha. Amen. Urupfu ni ikintu gikomeye cyane. Urupfu burandira gakeya. Bampamagaye ngiye kwigisha ahantu, hari kuwa kane nari nje ngo nyure mu iteraniro, noneho mpite nkomereza ahantu nari ngiye kwigisha. Telefone irampamagara mbonye ari iya Kongo. Ndavuga tu mama arapfuye, numva ndatenguye umubiri wose, numva intege ziracitse. Ubundi sinjya ndira njyewe, ndababara ariko sindira, ariko nasutse amarira. Urupfu ni ikorosi Imana yadushyiriyeho duhuriramo nayo. Umva nta muntu ushobora kuyeshapo uko byagenda kose, ariko biragora kubyakira. Umuntu umwe arambwira ati twari tuzi ko ari mwebwe mukomeye, ubundi nabonaga stati zawe nkabona ntibyari bikwiriye. Urupfu mbwira mugenzi ngo Imana ijye ibana nawe. Imana ijye ibana nawe. Kuko naricaraga nkavuga ati se burya mama sinzongera kumubona, nkumva umutima urasenyutse wose. Ariko ni irembo riduhuza n'Imana. Ndashima Imana ko nyuma yaho ko narushijeho gusenga, Imana yanyeretse iherezo ry'umubyeyi wanjye. Ndashima Imana ko yasoje neza, kandi si igitangaza. Tuzamusanga twese uko turi hano, n'aba bana batoya bicaye hano twese tuzagenda. Niyo mpamvu igihe Imana iduhaye tugomba kugikoresha neza. Amen. Rero Imana ibaha umugisha, abantu mwese mwansuye, abampamagaye, abanyandikiye, Imana ibaha umugisha. Hanyuma reka dusome ijambo ry'Imana tudatinze. Turasoma Mariko ibice ni 11. Turasoma umurongo waho wa mbere tugeze ku murongo wa 3. Mariko ibice 11 umurongo waho wa mbere tugeze ku murongo wa 3. Hari ijambo rivuze ngo bageze bugufi bw'i Yerusalemu bajya i Betifage n'i Betaniya ku musozi wa Elayono. Atuma babiri mu bigishwa be, arababwira ati mujye mu kirorero kiri imbere yanyu, mukihagera uwo mwanya muri bubone icyana cy'indogobe kiziritse kitigeze guheka umuntu, mukiziture mukizane. Kandi nihagira umuntu ubabaza ati ni iki gitumye mukora mutyo, mumubwire muti databuja niwe ugishaka. Nuko uwo mwanya
aracyohereza hano. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Kambasabe duhaguruke gatoya. Duhaguruke gatoya. Hanyuma turi guhaguruka, reka mbabwire teme tugiye kuganiraho. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo emerera Yesu agendere mu buzima bwawe. Amen. Turirimbane 249. Nitegereje umusaraba, o Yesu dupfiriye. Haleluya. Haleluya. Yesu umwami ahimbazwe, izina rye ryoge ayo maciya gesheje amaraso ye. Yesu ahimbazwe, Yesu umwami ahimba ayo mashi, izina rye ryogezwe yanyogesheje yagesheje amara. Yesu ahimbazwe, Imana ishimwe kukwinjiza imbaraga z'ibyaha byose bituma muneza. Haleluya. Kantunganya Yesu umwami we, Yesu umwami ayo maci we, izina rye ryo yanyogesheje amara. Ayo mashi we sahimbazwe, Yesu umwami we, Yesu umwami izina rye ryoge yanyogesheje amara. Haleluya. Oya soko nziza yozibya nejejwe nuko injiyemo, niyo Yesaho ni. Haleluya. Ni Yesu umwami, Yesu umwami ahimba. Haleluya. Izina rye ryoge yanyogesheje amara. Ayo maci Yesu ahimbazwe, Yesu umwami we, Yesu umwami ahimba. Izina rye ryoge yanyogesheje amaraso. Uwo mwami ngwino rero ngwino kwisoko ngarinzi ca bugufi wa mutindiwe, gera ku birenge by'umukiza. Haleluya. Ngwagutunganye Yesu umwami we, Yesu umwami ahimba. Haleluya. Izina rye ryoge yanyogesheje amara.
amaraso ye. Yesu ahimbazwe, Yesu umwami we, Yesu umwami ahimba. Ayo mazina ryogezwe, yanyogesheje yanyogesheje amaraso ye. Yesu ahimbazwe, Yesu umwami, Yesu umwami ahimba. Izina rye ryoge yanyogesheje gesheje amaraso ye. Yesu ahimbazwe, Yesu umwami we. Pela lota oleza debef, izina rye dela solezata paliza kota. Oya yanyogesheje amara, uwo mwami ye sahimba. Dusubiremo ye sumwami ahimba. Izina rye ryo, uwo mwami yagesheje amara. Hallelujah, yeah. Hallelujah. 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 Turambura ibiganza. Hallelujah. Hallelujah. Turambura ibiganza dupepere Yesu. Ndashaka kumva impundu z'ababyeyi hano muri aya materaniro. Tuyikomera amashyi menshi cyane, Imana irakwiriye. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Yesu umwami ahimbazwe. Izina rye rigira ute? Ryogeri, kuko yatwogesheje amaraso ye. Impamvu twicaye hano nuko yatwogesheje amaraso ye. Twari babi, ntitwaraba kugirirwa imbabazi, ariko atwogesha amaraso ye. Amaze kutwoza aravuga ati ngwino Martine ngwino, Celestin ngwino, Charire ngwino, Bibi ngwino, twese duhurira hano tungiye tumuha icyubahiro yatwogesheje amaraso ye. Tumukomera amashyi menshi cyane. Amen. Hallelujah. 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 Wowe mwemerere gusa agendere mu buzima bwawe. Niryo jambo tugiye kuganira. Mwemerere agira ute? Agendere mu buzima bwawe. Hari abantu bemera ko agendera mu buzima bwe, ariko bakagira izindi ngeso bashaka kugendana nazo, kandi baramwemereye ngo agendere mu buzima bwabo, ariko ingeso zose zitamuhesheje icyubahiro, ingeso zose zitatuma aba muri wowe neza, zireke. Nurangiza umwemerera 100% agendere muri wowe. Nagendera muri wowe, ibyari byaranze bizemera. Nagenda muri wowe, imipaka yariri imbere yawe izakurwaho, kuko yamaze kugendera mu buzima bwawe. Kandi mbabwira ikintu gikomeye, iyo Yesu ari mu buzima bw'umuntu, ibintu byose akoze bigira ute? Biramwemerera. Ikintu tuzira ni ukujya kure y'Imana. Umuntu agasenga ariko afite ibindi agenderamo. Umuntu akabwiriza ariko afite ibindi abwirizanya. Umuntu akaba umunyamasengesho, akaba umuhanuzi, ariko afite izindi ngeso agenderamo. Mbwira mugenzi ngo ba mu buzima bwo kwera. Ba mu buzima bwo kwera kugira ngo Yesu agendere mu buzima bwawe. Naratangaye mu minsi yashize, nari mbona agenda mu muhanda,
ndimo ndatambika uyu muhanda nyine ugana iwanjye, ndagenda ndi kuri telefone, ngeze ahantu hamwe hano hirya urenze kaburimbo, mbona umuntu arimo araza, ariko uwo muntu wari urimo kuza nkabona nkaho muzi, ariko akaba ari umuntu w'Imana, umuntu uhagarara hano akabwiriza hagahanura byabaye na ngombwa, ariko uwo muntu akaba atuye hirya y'umujyi wa Kigali gatoya. Noneho ndamureba hasi, uyu muntu niwe cyangwa ntabwo ari we? Mbaza ngo niyihe mpamvu wamwibajijeho? Nuko umuntu bari kumwe nabonaga nyine hari ukundi kuntu nari ndimo ndabibona, niwe cyangwa aya masaha ya 3 we n'uyu muntu arimo gukora iki hano Kimisange? Ndaza niganirira kuri telefone gake, bagera ahantu bahagarika moto ebyiri, arangije mbona yegereye wa muntu bari kumwe, aramwegesha, yamuhaye bizo. Sha umva hari ukozaho agahita akuraho, ariko we umva barafatanye mu muhanda n'ukuri kw'Imana. Umuvugabutumwa mu itorero rya ADEPR aje akigisha hano, mwavuga ati Imana igutuyemo. Baratinda nanjye ndareba ndavuga se babafatanishije ko byanze ko bya, noneho kubw'amahirwe mbona bararekuranye, wa undi ahita atega imoto aragenda, nawe asigara aho ngaho n'indi moto. Noneho ngewe rero ntago nzi kwihangana, mwokagira Imana, niba hari ikintu ntajya nshobora ni ukwihanganira umuntu uri mu bugoryi. Nanjye ndamwegera, namubwira Yesu ashimwe mwene da, ndamusuhuza. Uzi impamvu nabikoze? Ni ukugira ngo amenye ko nubwo yavuye iyo akaza hano Kimisange, akaza kubikora Kimisange, ariko na Kimisange hari abantu bagize ute? Hari abantu bagize ute? Nta kindi navuganye nawe, nahise nkomeza ngenda nibaza, nuko umugore wari igikara ukaba n'ikizungerezi cy'inzobe ari kumwe nacyo, niyo mpamvu yabimute. Nagiye nibaza byinshi. Mbwirira mugenzi ngo Yesu arashaka kugendera mu buzima bwawe. Arashaka. Buriya ngewe ntago nya niyaturiraho kugwa, ariko igihe cyose nzi ko nzaba mpagaze mu kuri, ntago ngewe nakundira umuntu kuba mu byaha ngo muhishire. Tuvuge ngo amen. Ntago nzabikunda, ntago nzakundira umuntu kuba mu byaha. Nzakubwiza ukuri. Hari umuntu twigeze tubana mu nzu imwe, tubanye nkajya mbona ingeso ze ntabwo ari nziza, mugira inama ndamugira inama, ariko kugeza ku rwego yageze aho aranyanga, arimuka anta mu nzu njyenyine. Icyo gihe yishyuraga amafaranga menshi iyo nzu, ntago nari gushobora agenda atansezeye kubera kumugira inama. Ariko Yesu arashaka kugendera mu buzima bwawe, wowe wicaye muri iri teraniro. Kandi kugira ngo agendere mu buzima bwawe biragusaba ko hari ibyo ureka, biragusaba ko hari ibyo urekura, biragusaba ko hari ibyo utandukana nabyo kugira ngo Yesu agendere mu buzima bwawe. Apana uyu munsi wakijijwe ejo waguye, apana uyu munsi byageze, oya ugomba kurwana. Bibiliya yarambwiye ngo murwanye Satani nawe azagira ute? Azabahunga. Noneho hari ukuntu twihana ibyaha hano, mu gitondo bakazana ijambo ryo kwihanisha, barishyiraho umuntu wagiye mu ntege nkeya akaza agapfukama hano. Sha ibyo ntaho bitandukaniye, mvuge ngo iki, ntaho bitandukaniye n'ivanjiri kuza buri munsi, kuko birani ihame bararisohora ubundi ku isi yose. Iyavuzwe i Kigali n'iravugwa Kongo, iyavuzwe nimwe, akaba ari ibintu bimenyerewe. Iyo ni imihango.
Imana irashaka ko abantu bihana ibyaha, barangiza kwihana ibyaha bakanabireka. Igihe cyose umuntu atararizwa n'icyaha agenderamo, igihe cyose umuntu atararizwa n'icyaha cyamubase, ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo kizakuvaho, kandi kigeretse kuri icyo ngicyo umugisha w'Imana uri kure yawe cyane. Bariza mugenzi wawe ngo uri kubyumva? Igihe cyose uzaba utuye mu buzima bw'icyaha, uzaza Imana izavuga ngo ntanze umugisha, nawe urambura ibiganza uvuga ati amina ndawakiriye. Rimwe na rimwe n'umuhanuzi ko atareba byose, nakubona akubwira ati Imana ikugiriye neza, kandi ari amarangamutima akoresheje, atari Imana ibimweretse. Azabikubwira hazaca imyaka n'imyaka utegereje icyo Imana yavuze uhebe. Mbwira mugenzi ngo ba mu buzima bwejejwe. Nasomye Bibiliya iravuga ngo igihe kimwe Yesu yari arimo ajya i Yerusalemu, ngo agera i Betifage n'i Betaniya, ngo arangije ngo atuma babiri bo mu bigishwa be, arababwira ngo nimugende mujye hariya imbere mu kirorero kiri imbere yanyu, mukihagera murahasanga icyana cy'indogobe kitigeze giheka umuntu, ngo nimurangiza icyo cyana cy'indogobe mukiziture mukinzanire hano, ngo kandi nihagira ubabaza ngo mbese ibyo mukoze ni ibiki, mubabwire ngo databuja niwe ugize ute, niwe ugishaka. Ngo abigishwa baragenda, ngo bakimara kugera ku irembo ry'inzira ngo bahasanga icyana cy'indogobe kiziritse, ngo barangije ngo barakizitura. Ngo abantu bari bahahagaze ngo barababaza, kandi birashoboka ko aba bantu iki cyana cy'indogobe cyari icyabo, ariko kuko Yesu yari yabitegetse, tuvuge ngo amen. Kuko Yesu yari yabitegetse, ntago bigeze barorera, ntago bigeze bajya impaka n'abigishwa, ahubwo baravuze ati turabemereye nimukiziture mugire ute, mukijyane. Amen. Amen. Icyo Yesu ashaka ni ukumwemerera gusa. Icyo Yesu ashaka ni ukwemera, kudashoboye, ukamenya ko ari hejuru ya byose, ukamenya ko ari we mugenga wa byose, warangiza ukamubwira ngo Yesu ndakwemereye, ngwino uyobora ubuzima bwanjye, ngwino ugenga ubuzima bwanjye. Yesu nakuyobora ntabwo uzigera ugira esheke habe n'umunsi wa rimwe, kandi ibyo uzahura nabyo byose Yesu yiteguye kuzakuneshereza, yiteguye kuzahagararana nawe, kuko umutima wawe n'ibitekerezo byawe wagize ute, wabimuhaye. Amen. Mu ma église de réveil hari inyigisho abantu bakunda kugira zo guhereza abantu ibitangaza gusa, bakabaha ibitangaza gusa bakabahereza, ariko bakibagirwa ko burya igitangaza kiza nyuma y'imbabazi. Igitangaza ntabwo kijya kiza mbere y'imbabazi. Mwibuke na Yesu iyo yajyaga gukiza umuntu, ikintu cya mbere yaramubwiraga, akamubwira ngo ibyaha byawe ugize ute, urabibabariwe. Yamara kumubabarira ibyaha akamubwira ngo ikorera uburiri bwawe ugira ute. Ariko ntangazwa nuko abantu bahereza abantu gusa, bakabahereza, kandi naje kuvumbura ibanga rivuga ngo baba bagira ngo abakiriya batagenda. Abakiriya batagira ute, ntese ko banga bakanagenda.
abavugabutumwa bari muri aya materaniro, abahanuzi bari muri aya materaniro, twumvikane kuri iki kintu. Mubwiza abantu kuri babanze bakira ibyaha. Nibamara gukira ibyaha bazabona imbabazi z'Imana. Ibyo bakeneye bazagira ute? Bazabibona. Nigeze kuganira n'umuntu umwe, ambwira ikibazo yahuye nacyo. Yari afite umufiance, noneho abonye umufiance, umuhanuzi aramubwira ati uyu mufiance wawe kugira ngo akugumeho nuko mugomba kujya muryamana, nakubyaraho nibwo azagutwara. Babana imyaka 2 yaramuhinduye nk'umugore we, ageraho noneho ibyaha bimutagangaje, aza kumpamagara, turaganira, arangiza nshubirira mwayo makuru yose ko abahanuzi bamubwiye ati rwose jugenda umuhe, ati nutamuha ntazagushaka. Ndamwumva, ndaje namubwira uzi n'ikindi, baramuhaye ati cyane. Ndamubwira rero ntabwo azagushaka. Atuvuze ngo iki mukozi w'Imana? Ndamubwira ati ntazagira ute? Ntazagushaka. Ati hoya mwokagira Imana mwe nsengera ndamukunda. Ndamubwira ntazagushaka kuko amatsiko yari afite kuri wowe yagize ute? Yarashize, yararangiye. Rero kuraho, ntabwo ari umugabo wawe. Iyi nzara dufite irimo iratuma tuyobya abantu, irimo iratuma abantu batinjira mu mugambi w'Imana, irimo iratuma abantu batagera ku cyo Imana yavuze, abantu bakababwira ibyo bumva imitima yabo ishaka, bigatuma babalimite, bigatuma hagati yabo n'umugambi w'Imana hazamo igisika, bigatuma batabona Imana. Bavuga butumwa bahanuzikazi muri aya materaniro, mubwiza abantu b'Imana ukuri, mureke kubeshya abantu. Mureke kubeshya abantu, mubwiza abantu ukuri, mubabwire ngo bihane ibyaha. Bibiliya iravuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kose, ibindi muzagira ute? Muzabyongererwa. Ariko ikibabaje, abantu barimo barashaka inyongera kuruta gushaka ikibanza. Ikibanza ni iki? Ni ubwami. Bwira mugeze ngo ikibanza ni ubwami. Hari abantu bapfuye badashatse, hari abapfuye batabyaye, hari abapfuye bakiri mu bukode, hari abapfuye bakodesha inzu y'icyumba kimwe na salo, hari abapfuye bakodesha amakadastre. Abo ngabo barapfuye. Ariko ikibanza ni ubwami bw'iki? Tuvuge ngo amen. Duhereze Imana icyubahiro rero, dushake ubwami. Bareke kubabesha kugira ngo mubagumeho. Icyambabaje nuko banababwira ariko bakanga bakagenda. Ariko buryo wabwije umuntu ukuri, umuntu muratindana, kabone niyo atakwemera, ariko uko ibihe biha ibindi azagenda avuga ati wa muntu koko yambwije ukuri. Amen. Alleluia. Alleluia. Yesu arababwira ngo mukizane, ngo barangije ngo barakizana, ngo bakimara kukimugeza imbere ngo bagiteguraho, bagiteguraho imyenda yabo. Abandi bayisasa mu muhanda, abandi baca amashami y'igiti, batangira kuririmba ngo Hoziyana, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Uzi Yesu yagendeye mu buzima bwawe. Ubuzima bwawe bushobora guhinduka mu kanya gato
kuko Yesu yagendeye mu buzima bwawe. Yesu yagendeye mu buzima bwawe, nubwo izina ryawe rimaze igihe ryaratwikiriye, abadayimoni bararyicayeho, ariko Yesu umunsi yatuye mu buzima bwawe akabugenderamo, Segem tuzakumenya, muri Kicukiro tuzakumenya, uzarenga imbibi z'igihugu, uzambuka amazi magari, kuko Yesu yagendeye mu buzima bwawe. Reka mubwire ngo mwemerera mugenderemo, nta yindi shwa. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu agera i Yerusalemu yicaye ku cyana cy'indogobe. Iki cyana cy'indogobe Bibiliya avuga ngo nta muntu cyari cyarigeze giheka, nta muntu kigeze giheka, ariko umunsi umwami w'abami, umunsi Yesu yakicayeho, icyana cy'indogobe cyaramenyekanye i Yerusalemu ku mpera y'isi. Uyu mwanya natwe turimo turavuga icyana cy'indogobe kuko Yesu yakigendeyeho. Haleluya, haleluya, haleluya. Duhereze Imana icyubahiro, duhereze Imana icyubahiro, tuyikomera amashyi menshi cyane. Sheko salaba. Ariko abo turi kumwe tuzamure haleluya. Emera, 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 emera. Yesu agendere mu buzima bwawe. Nagendera mu buzima bwawe, abarara badiha ku rugo rwawe ntabwo bazongera kuhadiha. Abakora plani zo kukurangiza no kuzirika ubuzima bwawe, imigambi yabo izaburizwamo, kuko Yesu yamaze kugera mu buzima bwawe. Ndagira ngo dusenge, ndagira ngo dusenge. Dufite abigisha benshi kandi ngewe ndi umuyobozi hano, mikoro ndayirirwa nkayitanga nimugoroba. Rero mureke dusenge, ariko emerera Yesu agendere mu buzima bwawe. Mwabantu mwe mbakurira inzira ku murima, nyikureho ubuzima bw'icyaha ku muntu witwa kwaba mu rusengero. Ntacyo buzakugezaho, ntacyo umva. Uzahora uzenguruka, uzaba umeze nk'umuntu uri hariya kuri rompwe hariya mu mujyi, urimo uraturuna oturu. Ntabwo ufata icyerekezo cya Sopetrade, ntabwo uzamuka ruguru kwa Makuza, donke urimo uraturuna oturu. Mbwirira mugenzi ngo haranira kuba mu buzima bwejejwe, haranira kuba mu buzima bwejejwe. Urasenga amatiku ntiwabarizwaho, urasenga ishyari n'iryawe, urasenga kugandukira umugabo byarakunaniye, urasenga ayiwe icya cumi warakibye warabiyogoje, urasenga ariko inzangano zibarizwa kuri wowe. Ndagira ngo nkubwire, mu gihe cyose uzi ko ibyo bintu bigendera muri wowe, nta kintu Imana izaguha. Nibyo uzakira bizaba bisa n'umugisha, ariko atari umugisha uturutse ku Mana. Icyana cy'indogobe Yesu yakigendeyeho, agera i Yerusalemu, abantu bakiramba. Mbwira mugenzi wanjye ngo n'abatari bakuzi bazakumenya, bazakumenye. Nubwo uyu munsi umeze nk'utwikiriye, ariko n'abatari bakuzi bazavuga ati kwa Claudine Imana yagezeyo, bazavuga ati kwa Gaspar Imana yagezeyo. Umva, nubwo inama z'umuryango ziterana ariko ntibaguhamagare, nubwo bimeze gutyo, ariko Yesu nagendera mu buzima bwawe. Abatari bakuzi, abataguhamagaraga, abatagutumiraga, umva, aho utageraga uzahagera, kuko imbibi zose zizaba zakuweho nuko Yesu yagendeye mu buzima bwawe. Tumukomere amashyi, duhaguruke dusenga Imana. Haleluya. Ndagira ngo dusenge, ndagira ngo dusenge. Urumva Yesu ari mu buzima bwawe, urumva agenderamo, urumva umufitinga neza, urumva Yesu arimo. Ubu ngubu amanutse akavuga ngo ndamanutse
nje gutanga umugisha, ndamanutse nje kugirira abantu banjye neza. Urumva nawe wabona umugisha? Tureke kuba mu rusengero. Buriya hari abantu baba mu rusengero barutindamo bakaba abanyedini, ibintu byose babivuga bakamera nk'aho batabyumvishe, bavuga bakabihereza abandi. Ati biriya ni ibya ba Fabrice, yakwigisha ati komeza ubabwire babwire, kandi uri kuvuga ngo nababwire, nawe wicaye mu materaniro, kuki wowe atakubwira? Yanyishuriye ya myenda, oh atuma, oh niwe rero niyo zihagije rwose zo gukiza, zigakiza yanyishuriye oya myenda yose, yambabariye kansabe n'uwicaye ahaguruke. None ndabategetse mu izina rya Yesu, muhaguruke tuvuge ngo amen. Kandi ndagira ngo mbabwire, Imana niza guhemba no guhana, ntabwo izabona ko ngewe nayoboye icyumba. Reka ntabwo izabona ko ngewe naririmbaga cyane muri iri teraniro. Umva, banza n'umwana mutoya nzi, ariko Imana niza guhemba no guhana, ntabwo ibyo ngibyo ari byizarebaho. Imana irashaka kugendera mu buzima bwa buri muntu wese wicaye muri iri teraniro, ariko ikibazo ni uko abantu batabishaka. Tugiye gusenga. Urumva wafata izindi ngamba. Urumva wafata ingamba zo kulimita, gushyiriraho imbibi Satani n'abadayimoni baguteza ibyaha umunsi ku wundi, batuma udashyikira ubwiza bw'Imana. Ese uyu munsi wa none uvuye mu mubiri, umusore uri kukubwira ngo ngwino tubikore, nibwo uzangaragariza urukundo, arimo arakubeshya, zazagusiga mu muhanda, sigara umangamanga. Ariko nuhamiriza Imana ugafata icyemezo ukavuga ngo ngiye ruswa ntayo nzarya, gusomana sinzasomana, nta matiku nzajyamo, Imana izakureba ivuga ati très bien, uyu ni umwana wanjye nkunda kandi ngira ute. Duhereze Imana icyubahiro, duhereze Imana icyubahiro, duhereze Imana icyubahiro, duhereze Imana icyubahiro, tuyikomera amashyi menshi cyane. Ababyeyi bayivugiriza impundu, sheleza laota panda sango. Aba turi kumwe muri iri teraniro bazamure haleluya, pelase kota penda. Uyu munsi wa none ushobora kuba usuzuguwe, uyu munsi wa none ushobora kuba nta gaciro ufite, ariko Yesu nagendera mu buzima bwawe, abakakwambuye bazakaguha, abagusuzuguye bazakubaha, abagutesheje agaciro bazakaguha, intebe bagukuyeho bazakwihamagarira, bakubwire ngo ngwino wicare kuri iyi ntebe, burya twasanze twaribeshye. Tuyikomera amashyi menshi cyane. Ngize yerekwa, mbonye abantu bafashe udukapu muri aya materaniro, ngiye kubona mbona
barimo baradusohokana baseka. Ndangije ndabwirwa ngo Imana itanze umugisha muri iri teraniro rya none kubw'abantu guca bugufi bagacira Imana bugufi. Imana irambwiye ngo itanze umugisha muri aya materaniro. Ariko aya ni amashyi y'Imana itanga umugisha cyangwa eletopezalawa. Ariko wazamuye haleluya nkayumva olesa kota manda heta kostita. tugiye gusenga ariko hari amasengesho agera nko muri 2 nshaka ko dusenga. Sengesho rya mbere, ndashaka gusengera umuntu wumva hari ikintu kiri kumuzitira gituma atabona Imana neza. Hari umuntu wumva akavuga ati ndakizwa ariko ibi ngibi mbyisangamo hato na hato. Uyu muntu ndashaka kumusengera. Nisanga nanyweye inzoga, nisanga nagiye mu bapfumu, nisanga nasambanye, nisanga intege nkeya zawe urazizi. Uyu muntu ngiye kumusengera. Nindagize amabwire irindi sengesho rimwe dusenga. Uri murambura ikiganza cyawe. Umuntu wumva akenshi icyaha kigenda kimugarukaho kuko hari imbaraga z'Imana zije kubohora. Rambura ikiganza cyawe dusenge. Rambura ikiganza cyawe dusenge. Tugiye gusenga Imana. Muze mupfukame hano dusenge Imana. Mukomeze muhagarare tugiye gusenga Imana. Pfukame. Kandi ndashaka kuvuga iki kintu. Dutangirira iteraniro habayeho gahunda yo kwatuza abantu. Umuntu wumva yatuye akatura neza yizera imbabazi. Ndavuga abaje nyuma iri teraniro ryatangiye. Tugiye gusenga Imana. Kansabe n'uwicaye ahaguruke. Muricara umwanya munini rwose, mugiye kumva ijambo ry'Imana. Mwihangane akanya gato ya muhaguruke dusengere ababene data. Tuvuge ngo amen. Hanyuma kansabe mugwaneza agiye gusengera abangaba. Noneho narangiza nanjye ndasengera iteraniro ryose, hanyuma umuyobozi wa gahunda akomeze. Kadukomera Imana amashyi kubw'ijambo ry'Imana. Tunejejwe n'Imana mu mutima kuko Imana yacu ari inyembabazi ikaba n'inyebambe. Zina ryawe nirihabwa icyubahiro. Turuka mu gitondo ukageza nimugoroba uri mutwinginga kugira ngo ugendere muri twebwe. Niyo mpamvu nsengeye aba bagaragu bawe n'ababasha bawe kugira ngo muri aka kanya ubahe imbaraga zinesha icyaha ndetse n'igisa nacyo. Wibaga ntakongere kwiba icyaha cyose mu izina ryacyo. Nanjye ndabasengeye ngo amaraso yawe nabeze, amaraso yawe nabatunganye, numara kubeza no kubatunganya ubambika imbaraga zinesha. Urakoze Kristo mwiza, urakoze ko bari ubwoko bwawe, saba gusa bonyine n'abandi bose baneshwa mu buryo bumwe n'ubundi. Wabarisha imbabazi zawe mu izina rya Yesu, amen. Dukomere Imana amashyi. Haleluya. Noneho ugiye kubwira Yesu. Haleluya. Ugiye kubwira Yesu, umubwire ngo Yesu, uyu mwaka wa 2024 turimo, ndagusabye kugira ngo ugendere mu buzima bwanjye. Haleluya. Ugendere mu buzima, nabugenderamo birahinduka. Rambura ibiganza byawe. Mana y'imbaraga, Mana y'ubutware, Mana ikomeye, Mana ivuga bikaba, Mana itegeka bigakomera. Uri Uwiteka niryo zina ryawe. Uri umunyembaraga, uri Imana igira neza, uri Imana itabara. Uri Uwiteka niryo zina ryawe. Tunejejwe n'Imana mu mitima yacu kubw'aka kanya keza uduhaye ko kongera kuganira nawe. Tugushimiye iri teraniro uteranyije
lo celebele sanse tando manda eniwa shodeza odrase manda eniwa na sansoma. Mu izina rya Yesu, izina rifite imbaraga, izina rifite ubutware, ndasengera iri teraniro mu izina rya Yesu. Tanga imbaraga, fasha abantu bawe abamazina yabo bari baratwikiriye, wongera uyatwikurure. Abo bari baraziritse, wongera ubabohore mu izina rya Yesu. Turasenze cyane kugira ngo buri muntu wese waje muri iri teraniro afite umutima umenetse imbere y'Imana, mwamumuzamure, mwamumugirire neza, mwamumwiteho, umurengere ibigeragezo, intambara z'urudaca turazihagarika mu izina rya Yesu. Ndasenze kugira ngo aya masaha, aka kanya, ubwoko bwawe ubafashe, ubagirire neza ku bw'izina rya Yesu. Tugukomeye amashyi, ababyeyi bakuvugirije impundu. Uri Imana ishobora byose, uri Imana igira neza. Haleluya, haleluya. Tugihagaze nzamurira haleluya gatatu we. Sindabumva kabiri gatatu nanone. Sindabumva kabiri gatatu nanone. Sawa, komera Imana amashyi menshi cyane. Ababyeyi bayivugiriza impundu, ababyeyi bayivugiriza impundu. Kora mugenzi wo mu kiganza mubwira ngo Yesu aje kugendera mu buzima bwawe, Yesu aje kubugenderamo.